muri no minsi haragaragara abahanzi bamwe bahanga ibihangano birimo ibitutsi. Ibitutsi noneho nta nubwo bigituka, wumva bituka icyo bita ikiremwa muntu, biteye ubwoba, biteye isoni, bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu. Sinzi, hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo ni umuhanzi, ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki? Kuko umutima nama ntabwo wakubwira kuvuga biriya bintu uzi ko bizajya public, uzi ko bizajya abana bawe bazabibona, umugore wawe azabibona. Hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu? Ugasanga aho kugira ngo ahange igihangano kizima, ahubwo arahanga ibikorwa bigize ibyaha. Rib rero irihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze. Hari bahanga ibishegu, bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Noneho haje n'abahanga batuka abantu, noneho ukumva baratuka icyo bita umubyeyi wari we wese, umuntu wese ukumva yatutswe. Rib irabihanangiriza, irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo, bahanga ibihangano bizima. Naho guhanga ibihangano birimo ibitutsi bitesha agaciro ikiremwa muntu, birimo kwandagaza ikiremwa muntu, ntabwo Rib izabyihanganira. Irabibutsa ko imyitwarire nk'ingi iganisha ku bikorwa bigize ibyaha bihanwa n'amategeko. Inama abahanzi tubagira, abahanzi baragirwa inama yo guhanga ibihangano bitabahanganisha n'amategeko. Abahanzi bahanga ibihangano bitabahanganisha n'amategeko, kuko guhanga igihangano kiguhanganisha n'amategeko, muri make ni inzira yawe yo kuzima, ni inzira yawe yo kugira ngo akazi karangire. Ibihangano nk'ibyo bituma utamara igihe hano. Ni byiza ko wahanga igihangano kitaguhanganisha n'amategeko, kuko guhanga igihangano kiguhanganisha n'amategeko nta buhanga burimo pe, nta na buke. Ahubwo wowe wagombye guhanga igihangano gituma abantu bakumva, bakajya bahora bakwibuka. Hari ubundi butumwa nagira ngo wenda mpe abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, wenda nka za Twitter cyane, bijyanye n'aya matelefone. Ujya kubona ukabona umuntu aranditse, ariko wenda nuko bandika bahishe n'amazina yabo yenyewe, biyise twa tuzina. Akajya akavuga ati telefone yanjye kuko ntari umunyamahanga ntabwo izigera iboneka, nimukebuke mwirebe. Nubwo nabo barimo, ariko iyo ikirego cyaje gutangwa ntabwo bakubaza nationality, bakubona nk'umuntu wahohotewe ugomba kwakirwa. Kujya hariya rero kandika ngo jewe telefone yanjye cyangwa ikirego cyanjye ntigikurikiranwa ngo kuko ngo ntari umunyamahanga, ukeka kuri gushyira pressure ku rwego rw'ubugenzacyaha, aho ngaho uribeshya. Ntabwo dukora kuri pressure, ahubwo dukora mu buryo bwemewe n'amategeko, mu buryo bwateganyijwe n'amategeko, ku buryo ikirego gikurikiranwa nk'uko cyakagombye gukurikiranwa uwo uri we wese. Nta priority uvuga, priority ni uko ibirego byaje. Ikirego kiraza kikaba signed ahantu hatandukanye bitewe naho icyaha cyakorewe. Ubwo rero kwandika gutyo uzi ko uri gutera pressure, abo bantu turabagira inama bareke kugwa mu mutego. Uwo ni umutego wa propaganda w'abantu cyane baba hanze barwanya igihugu, bashaka gukura urwikekwe hagati y'abanyarwanda n'inzego leta iba yarashyizeho. Social media ni ku karubanda, ugasanga umuntu ngo agiye kubohokera kuri social media, akajyaho akavuga, ngira ngo
ngira ngo ba nyirabayazana ni mwebwe, nimwe mufite kamera hano imbere, yego si mwese ariko bamwe muri mwe cyangwa bagenzi banyu bataje, ukamutunga kamera, hari ikintu bita social responsibility yaba social media users. Social responsibility, hari inshingano wowe ufite iyi kamera, YouTube, ufite YouTube channel, ufite Instagram, ufite social media platform yari yose, hari inshingano ufite kuri public, kuri rubanda, wo kutabagezaho amakuru abakura umutima, amakuru abateza isoni, amakuru ashobora gutera n'ikindi kintu cyari cyo cyose. Umuntu agiye hariya amaze nk'imyaka 30 agiye kuvuga ngo ukuntu ngo umubyeyi we yamusambanyaga, kandi uwo muntu afite umugore, afite umugabo, afite n'abana. Babana ejo barajya ku ishuri babwira ati dore mama, uyu ni umwana wa mama wagize. Urumva hari umuririmbyi yararirimbye ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ni ukuvuga ngo wowe ubereyeho, hari abantu ubereyeho, ntabwo ushobora kuvuga ngo ese ubundi iyo umuntu ajya kubohoka hariya kuri iriya YouTube, kuri ya kamera, urahabohokerana, ninde ugufasha? Tuzi neza ko iyo umuntu afite ibibazo nk'ibyo ajya kureba ba bantu b'inzobere mu by'imitekerereze. Wowe hariya ahubwo uzarebe comment bashyiraho nizo kumwongerera ibibazo, kumutuka. Abantu nibagire ikintu cyo kwigirira ibanga. Hari ibintu bajya hanze aha imvugo bava ngo ni ukwimena inda, ugasanga umuntu agiye hariya, umugabo ngo umugore yarananiye ngo yirwa agira gute, kandi n'umukuru w'umudugudu ntabyazi, ntiwanatanze n'ikirigo, ntiwagiye no mwisanga. Hanyuma mwebwe rero ba social media users, kubera gukurikira za views, ikintu bita integrity, ubunyangamugayo, bamwe barabutaye. Mumbwiza ukuri, abantu bageze naho muri izi channel ngo ziyobokamana, zifite ngo editorial line ziyobokamana, bigezaho bakira umuntu wigamba ko yisha abantu ngo yanyoye n'amaraso bakabipublika. Umutima nama wa bamwe wagiye he koko? Ni mumbwiza ukuri, wagiye? Hari ibintu, hari abantu bisanze bakoresha social media ariko batazi, bakibagirwa umutima nama wabo. Ibyo bintu turabihanangirije. Ntabwo dushimishwa nuko uzajya ukurikiranwa muri RIB, kuko bamwe barakurikirana biteye n'isoni uvuga ngo uri mu iyobokamana ahubwo ukaba uri mu byaha, wavuye muri editorial line ukajya gutangaza ibihuha. Ntabwo bidushimisha ko mukurikirana. Icyo inama tujye nuko izi social media platform ni uburyo bwaje tugomba kubyaza umusaruro, tuzirikana umurongo w'amategeko. Leta ishyiramo imbaraga kugira ngo izi social media tuzibyaze umusaruro, aho igiciro cya internet bakimanura umunsi ku wundi, aho bubaka ibikorwa remezo. Ni uburyo bwo kugira ngo abantu biremere, bihangira imirimo. Ariko turayihangira imirimo dute? Mu buryo amategeko yateganyije. Ntabwo bavuga ngo kwihangira imirimo ngo uragenda ufata ibintu byose ushyire hari. Bigeze naho umuntu afata ifoto y'umuntu akeditinga, akamuryamisha mu bitaro ngo kuko ari umusitari, agashyiraho RIP, yapfuye. Wowe ukaryama ugasinzira ugakora ibyo bintu. Naho ngaho tugeze. Ariko rero noneho mbabwira uko bimeze, ngira ngo umurongo utukura hari bamwe bamaze kurenga. Amategeko arahari, ntabwo azabyemera guhora akandagirwa. Inyungu ndavuga za views, inyungu bari gukura muri ibi bintu niyo iri gutuma abantu batubunyangamugayo. Muzi birashoboka, content hano zirahari, content nyinshi zirahari. N'iyi ngiyi ndi kubaha ni content. Mushakire content mu buryo bwiza kuko zirahari pe. Ahubwo abantu bamwe ntibicara ngo batekereze. Content nzima zirahari, zakugaburira, zabona views, ukabona nayo mafaranga. Social media platforms zimwe ziri gukoreshwa kukangisha gusebanya, murabizi. Aho umuntu abwira undi ngo nutampa amafaranga uyu mubare
ya mafoto yawe wambaye ubusa ndayashyira hanze. Ibyo ni ibintu bikunda kuba hagati y'abantu bigeze gukundana bakajya boherezanya amafoto. Turababwira ko icya mbere gukundana n'umuntu ntibivuga ko ugomba kumwohereza amafoto yawe y'ubwambure. Wowe uyamwohereje uri nyirabayazana. Ingaruka zizavamo rero ni izo ngizo. Abantu bagashwana bagatangira gusebanya batyo. Wowe wayohereje wakoze icyaha cyo gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni, nawe uri gukangisha kanaka kumusebya, icyo ni icyaha nacyo uri gukora. Social media nanone ziri gukoreshwa mu kwamamaza, navuga izo kwamamaza abantu ngo bafite ingufu surnaturelle, ingufu zidasanzwe. Bageze naho bavuga ngo bagaruza ibyibwe. Abantu bagaruza ibyibwe mwirirwa mwamamaza muzi ko mubeshya, baje bagafatanya na RIB. Izi telefone zikajya zigaruzwa ko atari yegera RIB ngo azabibwira, ahubwo abantu barirwa batanga amafaranga. Wowe bagutwaye miliyoni 100 ukirukanka ukajya mu Bugesera ngo ugiye gushaka kanaka, ukirukanka ukajya ku Rusumo cyangwa ngo ugiye Rubavu ngo gushaka kanaka ngo ibyibwe, akabanza akakuryamo hafi nk'icya kabiri, ubundi ukazagarura ubwenge uje kuri RIB, uje kurega ngo yantwariye amafaranga ngo nabya bindi ntiyabigaruje. Ubundi wari kuza kuri RIB mbere. Muri make muri gufatanya na ba bantu kugaragaza ko inzego za leta zigaruza ibyibwe ntacyo zikora, ahubwo abantu aribo bafite ubwo bushobozi ngo kugaruza ibyibwe. Ntibishoboka, barakurya amafaranga. Nabivuze ko social media zibikoreshwa mu buryo bwo kwamamaza ubwomanzi, ubusambanyi, ibintu ngira ngo tugenze gake, kuko hari icyo bita gutangaza ibikorwa by'urukozasoni. Turibaza hakorwa iki? Nabari gukurikiranwa usanga habamo, tuvuge iyo twagize uwo dukurikirana wakoze ibintu nk'ibi, usanga bagenzi be nabo bari kuza muri za defense ngo baramubeshyera, ariko bikanarangira nabo ubwabo bamwe basubiye na hariya bakajya kwigamba ngo twarabikoze, amafaranga twarayariye nyine. Ugasanga barigamba. Hari icyo nkunda amategeko, ntabwo ajya yemera ko yagumya gukandagirwa. Ndagira ngo mbabwire ko ari ukwibeshya gutegereza ko amategeko adahari. Amategeko iteka azirwanirira igihe cyose hari uzayakandagira. Hari rero abateka mutwe, ngira ngo muri no minsi mushobora kuba muri hano mwarakira utumesaje ngo ishyura kuri iyi nimero, rwose ntukajye wemera. Hari rero uwo bikubitana nuko yaragiye kwishyura koko agahita yishyuraho. Dushishoze tugira amakenga. Wa muntu ubeshywa ngo umwana wanjye ngo umwana wawe baramugonze ngo ari ku bitaro, bakaguhamagara ngo papa we ninde ngo dukore ifishi ngo hereza amafaranga. Ibyo bintu ntimubyemere, ni ukubeshya. Ubutumwa muze kubugeza ku bantu neza. Ikindi cya kabiri, umuntu araguhamagaye yitiriye kampani runaka ngo ndagira ngo nkwinjize muri Mokash, akakubwira ibintu, amakode akubwira nayaguhindura iki password yawe kabirahindutse, akinjira muri Mokash akajya ku mabanki akaretera akagutwara amafaranga. Hari ibintu dushobora kwirinda. Noneho wabaza nk'aho umuntu victime ati se byagenze gute, ngo yambwiye ngo urumva ngo yambwiye ngo ndi mu kavuyo ngo ambwira ibintu ntumva, ngo none si ibintu utumva kucyo ubikora. Hari igihe wumva wamubaza gutya ariko ukabyihora kuko aba ari victime agutakiye ukabikurikirana, ariko rero uyu ni umwanya mwiza nyine ikintu utumva ntugikora.